nyine nawe ukamwenyura. Mbeshejweho no kwizera Kristo Yesu, ntacyo nzatinya. Imyaka 2 ariko ntabwo nabyibagirwa nyine. Katinyuka wakumva ko ushoboye nawe ugakorera Imana, ukamamaza ubutumwa bwiza, ugakomeza n'abantu, niba ari uguhumuriza abantu ukabahumuriza. So ntabwo rero muri iki gihe biba bigoye, ariko ugomba gukomera ugashikama, utitaye kubavuga, utitaye kubakubwira ko utazabishobora, ahubwo wowe nyine ugashyiramo imbaraga zawe hamwe n'Imana no gusenga. Bakunzi b'Umurage Community turabashuje cyane. Amaro y'Uwiteka akomeze kuba muri mwebwe. Murabizi ko tubakunda cyane kandi twiyemeje kujya tubagezaho ibiganiro byiza cyane. Murabizi Umurage Community ufite slogan ivuga ngo The Voice of Vulnerables, cyangwa se ijwi ry'abatagira kirengera. Hanyuma rero tukaba twariyemeje kujya tubageza ibiganiro harimo n'ibya gospel mu rwego rwo kubagezaho ibihangano bishyashya ndetse n'abahanzi. Hari abahanzi bafite impano mamukeneye kumenya. Uyu munsi rero nkaba ntari njyenyine, nitwa Obededomo Froduwari, nkandi kumwe na mugenzi wanjye umusore mwiza cyane araje abibwire. Nitanga Honore. Rakoze cyane Honore, umeze gute? Ndaho ndashima Imana, ameze neza nta kibazo kabisa. Ndakubona kabisa. Haraciye iminsi tutari kumwe. Ni iminsi myinshi tutari kumwe, ariko ubu twongeye twagarutse. N'abakurikiye Umurage Community babyumve neza ko ubu twagarutse, turi kumwe imbere yacu n'umuhanzi twihuse kugira ngo tuze no kumwakira Obed. Si sawa? Yego rwose, umukobwa umeze neza cyane. Abari kuri kamera, abakurikiye Umurage Community batangiye kugira amatsiko. Reka rero abibwire, ariko ngiye ndifuza ko mbere yuko abibwira, ni umukobwa uzi kuririmba cyane. Hari indirimbo yisirarimbanye akunda kuririmba cyangwa se azi kuririmba, nyuma araza kubibwira cyane. Reka banze nayirimba, ndabizi benshi mureta mumumenya. Ibihe bizoshika abami bahinduke, abantu benshi bazibagira rya jambo ry'ifatiro z'isi. Haleluya. Wakwibwira abakurikira Umurage Community TV? Murakoze cyane. Ni NYINAWUMUNTU Divine, umukobwa ushima Imana. Yego. NYINAWUMUNTU Divine, ko wishimye cyane, watubwira impamvu wishimye? Ni ukubera Imana, ibintu byose buriya ariko nyine Imana igira gutya ikagusetsa, nyine nawe ukamwenyura. Nuko bimeze. Bivuge ko hari igihe kera itaragusetsa utajya gumwenyura? Hari igihe nyine Imana igukorera agasurprise ugaseka. None se watubwira niba atari ibanga kamwe mu dusurprise, dore ko ari twinshi cyane baragukoreye, watubwira kamwe niba regeze gukorera? Muri iyi minsi nyine wabonye ko indirimbo yanjye yageze hanze, niryo shimwe mfite. Indirimbo yawe. Haleluya. Amen. Ngira ngo tunamubwire adusobanurire se ku ndirimbo ye byagenze gute, igitekerezo cyo kuyihimba cyavuye he, niba ari we wayanditse, ese atubwire mbese mood yari arimo, amavuta yari arimo, kugira ngo abashe kuba yaduhimbira indirimbo nk'iriya nziza. Atubwire n'izina ryayo. Murakoze cyane. Indirimbo yitwa Mbeshejweho. Ijambo ry'Imana riboneka muri Zaburi ya 23 umurongo wa 5. Vuga ngo untunganiriza ameza mu maso y'abanzi banjye. Sundi byo ntibihagije. Amen. Bivuga ngo indirimbo yitwa Mbeshejweho. Iyo ndirimbo buturimbe akapera mukanya, uraza kurimba mukanya nk'ibitero nka 2 cyangwa se yose, ariko banza uturimbireho akapera. Mbeshejweho no kwizera Kristo Yesu, ntacyo nzatinya, kuko ndi kumwe nawe
mbeshejweho no kwizera Kristo Yesu ntacyo nzatinya kuko ndi kumwe nawe. Murakoze. Iyi ndirimbo warayiyandikiye cyangwa hari undi muntu wayikwandikiye? Murakoze cyane. Hari abantu nyine bagiye bamfasha kuyikosora. Twarayanditse nyine barayikosora, bamaze kuyikosora nyine tujyana muri studio turayikora, tubona bigenze neza, none nyine ikaba yageze hanze, umva nyine nuko bimeze. Wow. Umuntu ushobora kuba yaragufashije n'inganda ushobora kuba washimira ukavuga uti ndashimira uyu muntu kubera ko yamfashije gukora iyi ndirimbo, mbese niwe muntu wanshoboje kuba nakora iyi ndirimbo, ukaba ushobora kuvuga uti ndamushimye? Ni benshi cyane babigize muri kugira ngo igere hanze, ariko ndashimira Prince Robert, harimo Sam Muvunyi n'umuproducer bita Giovanni, kazamo na Frodoire. Umva rero ni benshi aho bari bose bari kubankurikiye, bari ko nyumva ku Umurage Community. Imana ibahe. Hanyuma Divine, muri makeya abantu bakwibaza Divine, hari abantu nyine baza kuririmba gospel wenda barabanje kuririmba mu kabari n'urugero, hari abantu wenda baririmba gospel kubera ko wenda yaje wenda yabonye wenda n'urugero Dominique Nike wenda aririmba. Ese mu by'ukuri tubwire wowe ubundi kuririmba gospel byaturutse he? Murakoze cyane. Kuririmba gospel ni ibintu navukanye, navutse iwacu dukijijwe, ntabwo nari kujya kuririmba sekira kandi ntaregeze mbibona, ndi umwana wo mu batambyi. Rero no mu buzima busanzwe ndi n'umuririmbyi, niyo mpamvu. Yego. Wenda mbere ko yaranakubaza, ni ukuvuga ngo wowe watangire mu cyo bita Sunday School cyangwa mu ishuri ry'icyumweru, ubu se ukaba uririmba muri korali yitwa ngo iki? Niba atari ibanga, muri iyo korali ni izihe nshingano waba ufitemo? Murakoze cyane. Korali ndirimbamo, inshingano mfitemo nyine ni uburirimbyi busanzwe, ni umurimo w'Imana. Yitwa ngo iki? Yitwa Bihanganye ku Muhima. Muri iyo torero ADPR. Korali ubamo turanayisuhuje cyane, Uwiteka Imana y'umugisha. Nawe ngira ngo wabasuhuza ahubwo abagukurikiye bose. Basuhuje, babyumve ko mbasuhuje. Niba atari ibanga, suhuza by'umwihariko perezida na dirija bayo bavuge mu mazina. Murakoze. Perezida wacu Claude turamukunda cyane, ndamusuhuje, haragubwe neza. Dirija wacu Aimable nawe ndamusuhuje, na dirijante Teresa nabo ndabasuhuje, n'abaririmbyi. Imana ikomeze kubaha umugisha. Ahubwo ngira ngo Obe tutihuse, ngira ngo ngiye no kuturirimbira indirimbo yabo ya korali. Ya korali. Indirimbo ya korali yabimufasha cyane, ayituririmbire. Ayituririmbire nziza, mbese duhitiremo yaturirimbire ebyiri, yaturirimbire imwe aturirimbire. Nta kibazo rwose. Imukora ku mutima y'umubereye nziza. Murakoze cyane. Data wera wo mu ijuru, izina ryawe Jehova rihimbazwe. Data wera wo mu ijuru, izina ryawe Jehova rihimbazwe. Twibutse iminsi yacu ya kera, twibutse iminsi yacu ya kera, tukuramburiye amaboko Mukiza, waranesheje. Ababyeyi baributse, abagabo baributse, abasore baributse, n'abakobwa baributse, tukuramburiye amaboko Mukiza, waranesheje. Imisozi yari imbere yacu,
wayihinduye amataba turatambuka abari baruhijwe n'ingorane muri twe umusi wa none nabo barashima kandi tuzi neza ko n'abageragezwa hari byiza ubategurira biri imbere imirimo yawe wakoze mukiza niyo uteganya kutugirira imbere iduteye kwibuka no gushima Yesu we tuvuga ineza yawe mukiza murakoze cyane iyo ndirimbo ndumva irimo amashimwe uvuga cyane ku mirimo y'Imana mu by'ukuri mbonye urimbana emotion ngira ikibazo nakubaza ese iyo ndirimbo iyo uri kuyiririmba cyangwa se uri kuyumva ni iki kintu Imana yagukoreye gita kiza ku mwanya wa mbere dore ko yagukoreye byinshi cyane mu buzima bwawe murakoze cyane negeze kurwara Imana irankiza rero hari imirimo myinshi Imana yagiye ikora kuhahise hanjye no kuba nkiriho n'ubuntu bw'Imana ubwo rero iyo ndi kuyiririmba nkururaho Imana yankuye naho ingejeje no kuba nkiriho kuri uyu munsi nta shinge na rugero nabyo mba numva ari neza y'Imana bintera gushima murakoze gerageza utubwire mu ncamake icyo gihe muri ubwo burwayi bwawe byari bimeze gute nyine byari bikomeye none se we warwara ukaba ufite ibyishimo haciyemo nk'igihe kingana iki imyaka 2 ariko ntabwo nabyibagirwa nyine icyubahiro ni icy'Imana yakurinze ukaba ukigejeje amagingo ukimeze neza mbese ugikomeza gushima Imana ukomeza no kuzamura amashimwe ku Mana twihuse cyane tukagera ku buhanzi bwawe cyangwa se ku muziki wawe ukora ese hari indi ndirimbo uteganya kuduha cyangwa se indirimbo yindi hari icyo uteganya kuba wayikora kugira ngo abantu babashe kuba bayibona ikomeze ibanogere kandi ubutumwa bukomeze bugere kure murakoze cyane no kuvuga ngo ngarutse ku buhanzi bwanjye ntabwo naje nduhita ucika intege narindi gutekereza ko nyine tugiye gukora video yayo kuko hasohotse video lyrics niyo twashyize kuri YouTube urumva rero tugiye gushakisha uburyo muri iyi minsi dushyiramo imbaraga tugakora video tugeta duzana n'izindi ndirimbo zo zirahari ntimugire ikibazo Divine nagiye kure ikibazo arana kubajije mu by'ukuri uretse kuririmba nyine muri korari gerageza utubwire ubundi ujye gufata icyemezo nk'umuhanzi ku giti cye umwana w'umukobwa dore ka benshi usanga babitinya ese mu by'ukuri ni izihe mbaraga wahagurukanye ese ninde muhanzi wenda watumye wiyumvamo yuko nawe ugomba kuririmba gospel murakoze cyane ubundi ikintu cya mbere ni ugutinyuka ariko intego yanjye nyine niyo guhumuriza abantu tubwire ntabwo dushubije neza ese ni uwuhe muhanzi watumye wumva mbese ukunze gospel cyangwa se ni iki wenda waba warabonye cyari ku kibuga cya gospel cyatumye uvuga uti nanjye ngomba kuririmba gospel njya nkunda nyine kuvuga ko umudo wanjye ari mbonye mwego hari indirimbo nyine ivuga ngo twicaraga ku migezi y'i Babuloni tukarira twibutse iwacu hari igihe nyine nayumvaga nkumva nanjye binteye guhaguruka nyine nanjye ngahumuriza abantu ku bihangano byanjye yego mu by'ukuri hari abahanzi bahaguruka ariko agahaguruka afite ubutumwa bwihanisha abantu hari umuhanzi uhaguruka ariko ahagurukijwe wenda n'ubuhumuriza hakaba n'umuhanzi uhagurukishijwe n'amashimwe wowe muri ibyo cyangwa se no mu bindi ubutumwa nyirizina buzaba bukubiye mu ndirimbo uzagenda usohora n'ubwe murakoze cyane ubutumwa n'ubwo gukomeza abantu guhumuriza abantu kandi n'ubwo kubazana ku Mana ntabwo bwabura birumvikana murakoze Divine mu gihe umaze muri gospel wenda kitaraba kinini cyane ese wenda ni iki kintu wabonye cyangwa se umaze kunguka utaruzi utarinjira muri iki kibuga cya gospel biragoye guhita mvuga mu minsi maze ntabwo nahita menya ngo kuri tele biba bimeze gutya ariko nyine ikintu cya mbere maze kubona ni ugutinyuka
ukatinyuka wakumva ko ushoboye nawe ugakorera Imana ukamamaza ubutumwa bwiza ugakomeza n'abantu niba ari uguhumuriza abantu ukabahumuriza. So ntabwo rero muri iki gihe biba bigoye ariko ugomba gukomera ugashikama utitaye kubavuga utitaye kubakubwira ko utazabishobora ahubwo wenyine ugashyiramo imbaraga zawe hamwe n'Imana no gusenga. ngira ngo Oreni yarari kubyumva uyu mukobwa yarari kuvuga ko kimwe mu bintu wenda gospel yabimaze kumumara no kumutinyura mbese no kumumaramo ubwoba nubwo ntazi ubwoba yari afite bwari biro binga ariko icyo abashije kumbwira yuko nta amaze kugenda atinyuka yes imbere ko Oreni yakubaza ese watubwira ndabizi iki kibazo kugisubiza kirakugora mu gihe umaze muri gospel mbwira umuntu wenda umwe mu bantu bakomeye umaze kunguka wenda uzwi muri iki kibuga cya gospel wungutse nyuma yuko winjiye muri gospel n'ahandi mwahuriraga wenda uretse kumubona mu matangazo umugane babandi. Yewe ni benshi cyane nyine dutangiye kujya tuvugana abanyamakuru bakomeye tuvugana byonyine no kuba kumutangaza sinzi niba byaba ari byiza kuko byasanga bitamunyura ariko barahari kandi ntabwo ari umwe si na babiri baba ari abahanzi baba ari abanyamakuru barahari. Ni byiza kandi birashimishije kuba ubashije kugenda umenyana n'abantu benshi bagiye batandukanye mbese bashobora kuzagufasha muri uyu muziki wawe. Twihuse kandi tunakubita tubangura sinzi uburyo turi buze kubyita twibutsa gukora subscribe abantu bakurikiye Umurage Community kugira ngo bazabashe kuba bakomeza kubona ibiganiro byinshi cyane bigiye bitandukanye tugenda tubategurira. Divine ni iki wabwira abantu badukurikiye dusoza? Murakoze cyane no kubabwira ko nyine bagomba gukomera bakumva ko Imana ishoboye kandi igera neza ko nta kindi kitubeshaho no kwizera Yesu imbaraga ziwe nta mpamvu yo gutinya hamwe no gusenga Imana izagenda ibagirira neza. Murakoze. Mbere yuko wenda utanga nimero zawe abantu bakaguhamagara ukanababwira aho wenda iyo ndirimbo yawe bazayisanga ikibazo cya nyuma kiragira kiti nyuma yuko iyo ndirimbo wenda igeze hanze n'iki maze guhinduka ku buzima bwawe? Murakoze cyane ari abantu bayumva n'abantu bayikurikira nanjye ku giti cyanjye banumva yuko nyine ngomba gukomera nkizera Imana byo mba mbona bidashoboka nyine ko ku Mana bishoboka. Yego. Dusoza Divine ndagira ngo nkubaze ese umuziki wo mu Rwanda by'umwihariko muri gospel ubona gute ugere n'ikintu ubwira abadukurikiye baririmba gospel bose? Murakoze cyane muri iyi minsi nyine ndi kubona gospel bari kugenda bayishyiramo imbaraga abahanzi nyine babaye benshi bari kugenda nyine murabizi sekirimo abantu benshi cyane ariko no muri gospel nsigaye mbona nyine twatangiye kuzamuka. Rero icyo nabwira abadukurikiye ku Umurage Community nuko nyine bafasha gushyigikira abo bantu bafite izo mpano nyine badafite ubushobozi se nyine bakadushyigikira hamwe bakadusengera mbese ni iki kintu nyine ngewe nababwira. Yego nabyo nibyo bya mbere nyine n'ubundi bufasha bwose nyine ariko ikintu cya mbere ni ugusenga. Ikintu cya mbere ni ugusenga ikintu cya mbere ni Imana bakiragiza Imana ubundi bindi ikabikora. So ndagira ngo rero ubwire abadukurikiye aho bashobora kuba bagusanga ubahe na adresse bashobora kuba bakubonaho niba ari ngombwa cyangwa se niba nta kibazo umva nta kintu bigutwaye uyibahe kugira ngo n'abakurikiye Umurage Community kugira ngo bakomeze kugushaka no kukuvugisha ndetse n'abifuza kuba bagufasha bari bo bose babashe kuba bakuvugisha bagufashe mu bishoboka byose ari byo waba ushaka yaba mu masengesho yaba mu mafaranga mbese buri wese uko yifuza kugufasha ese agufashe gute ace mu zihe nzira ndagira ngo utubwire inzira ashobora kuba yacamo dusoza. Murakoze cyane nyine adresse ya mbere nyine naho nsengera nahabuze ko ari ku itorero rya ADPR Muhima. Yego.
indirimbo yanjye nyine bakaba bayisanga n'ubundi ku mazina yanjye NYINAWUMUNTU Divine niyo channel. Ikindi nyine nuko badushyira imbere y'Imana bakadusengera ubundi bufasha bwose nyine bushoboka umuntu wese nyine yaba ufite akashaka kuntera inkunga yaca n'ubundi hano kuri ku Murage Community nabyo nta kibazo cyangwa se niyo yabaza abangaba nabo tuba turi kumwe ushaka kuba bagufasha tumva bihagije. Okay, ngira ngo murakoze cyane Divine, ndagira ngo twubohore rero, wakoze kwitabira ubutumwire bwacu kandi nizere ko n'ubutani tuguhamagara uzaza. Yego nzaza. Abatwumva bose bakomeze bumve ko ugomba kuba uhari kandi rwose tukwakiriye ikaze hano ni mu rugo, uko ugenda ukagaruka nta kibazo rwose uriyisanga. Ngira ngo twasoza ikiganiro cyacu. Okay, murakoze cyane, mwakoze abakunzi b'Umurage Community kudukurikirana. Murakoze cyane, mwari kumwe na Obededo Mufrodo wari afatanyije na Oreni. Umutumirwa akaba yitwa NYINAWUMUNTU Divine. Murakoze, ciao ciao. Murakoze cyane.